hari umweyo ngo aba imitima iradakwa pastor muri ADPR impinduka zikakaye zatangijwe abahagarikiye amasezerano biravuga ko bagera ku 2,000 none se niba habaye crise bagabanyije bahereye bashobora vote reka dukore mu yava mu nzu z'itorero zishyuza z'amaduka n'ibiki baracyasaba ko abakristo ari bo bonyine bakivuma amandi yo kubaka rya torero uko leta irishaka umurimo w'Imana yego ako sa warakomejwe n'umuhango w'itorero ntago nyine ndakubaza ariko umuhango warawukoze ariko mu ADPR ngo abadamu babo bari kudirira ku rukomo bari kwidembe babemere ko nabo bazajya basenga agiye kujya bakaba pastor ubundi se babuzwaga n'iki gusenga bishingiye ku gitsina umuntu yambariye ikanzu cyangwa ipantaro ayigendera ariko guhatangiye kuyikandagira Bibiliya shaho urumva wayanditse yari umugabo gutekereza umugore yasize mu rugo byari umugore samu tujye dukorana ingingo y'umunsi namuzara ibyo mwibariza akanesha umutwe sinakubwiye ko umuntu adashobora gukuramo ikote mu bwonko hari ikirimo simabeshye ejo perezida yaganiriye nk'umubyeyi nigeze nanakubwira ngo umwana wabaye ikirara kubera amatsinda yagiyemo akora nihisha ngo iwacu batambona bari abantu ntitukabarenganye bari mu cyuho cyanditse abana bato bambara ubusa bakajya ku muhanda wambara ubusa ararata iki undi adafite twese tudafite ariko burya kwambara ubusa ntabwo ari bwa busa burya bambaye ubusa no mu mutwe numvisha amakuru ntazi niba ariyo kuko ntabwo nabonye urwego rubyemeza avuga ko babana b'abakobwa bitikuraga amavide mu bitsina n'ibindi bikorwa biteye isoni batawe muri yombi bya no kuzimya umuriro uriya muntu ubwabyo kugera kuri uriya rwego yamaze kurenga gukora icyaha nk'uko perezida yabivuze n'ubwonko nta burimo ahubwo ni hehe bari bumujyane kuri sitasiyo ishyiramo ubwonko ariko dufite abandi bantu bafite imyitwarire mibi twahaye mikoro duha platform tubagira abasitari kubera ko babayeho ngo nuko yirwa yadututse ngo mwarebye imibare y'abamukurikira ngo aririrwa asobanura ukuntu arongorwa nimubanze murebe urugero rw'abasitari mufite tutazi icyo bakora utuma twishima mushyira kuri pano mbere yuko umutuma ngo aze gusanga urubyiruko rumukundira iki uzi ko hari n'aba-influencer bafite agahinda gakabije aricyo bamenyekaniyemo yego agahinda kabo gakabije ka trouble mental hari n'abayobozi ngo bakora amakosa ashingiye ku gunga inshingano ku makosa n'abanye rimwe na rimwe barengana ure twumve ukuntu ajyaho niko akora ajyaho atesa perezida Tshisekedi ku wa gatanu yatangaje ko hari umurongo utukura atarenga wo kuganira yarinyehuje aravuga ko atazaganira na M23 inyeshyamba zinjiye mu ntara ya kabiri barateye imurenge baza kwataka nyine makanika n'ingabo ze Muhima Investment Company Mike ngaha mwizingiro ry'ubukungu uti gute rero ngwino bakugurisha inyubako z'ubucuruzi ibiro na za apartment ubundi faranga ritangire kwisukiranya iwawe ukimara kugura inzu yawe uhita uhabwa icyangombwa cy'uwo mutungo uhereye ku mafaranga miliyoni 20 uraza ugahitamo umuryango ushaka ubundi ukishyura kashe bitihise bakaguhuza na banki ikaguha inguzanyo mu buryo bwihuse ku yandi makuru mwagana sosiyete ishinzwe kugurisha Leo Limited cyangwa se mugahamagara kuri 0794 711 645 no kuri 0794 711 391. hanyuma tujye muri ADPR sibaye ikikwezi imitima iradakwa pastor ni nkundura abapasiteri ntibabasezereye se hari abandi ngo hari n'abandi benda gusezerera ntabwo ngenda nzi ko banabahemba ngo hari n'abandi benda ariko ubundi gusezerera akazi k'umupasiteri kaje kubaka amafaranga ndibaza nanjye ariko impamvu gukorera Imana byaje kubijya uretse amafaranga hano mbisobanure hikize ngewe nko muri Mothers Union mugume namwe murahembwa reka nsobanure nk'umukirisitu wo mu rusengero urumva dufite ba pasiteri guhera ku wa mbere abyuka ajya ku rusengero kugeza ku wa gatanu ku neza yikize ajya ku kazi asanzwe ari pasiteri ariko hari imirimo ikorerwa ku rusengero akora iyihe mirimo ego none se inama oya baravuze bati itorero ryose inyubako iyo mvuze itorero mvuga inyubako ikanisa kumwe perezida ajya bivuga ikanisa iriya nyubako iba ifite umuntu uyishinzwe atari pasiteri oya hariho umukozi usanzwe uri businye ujya kuri banki imirimo yaho ngaho nyine ukora ibiki ariko kuva kera no muri Bibiliya habagamo abo twita abatambyi abatambyi rero nuriya muntu umugore baraye arwanye n'umugabo aza yiruka akavuga ati kajya kubwira pasiteri
pasiteri wa mugabo yamwe ngo tuzatandukanywa n'urupfu tugiye gutandukanywa n'ingumi samu ntabwo asenga niyo mpamvu atazi ibibazo biba ku nzu noneho pasiteri akaza ahora yakira abantu pasiteri wumva pasiteri ku nsengero Mwagura ibiro. ku nsengero haba abaturage basa n'abajya ku karere yego noneho akaza bajya akamubwira kwaka zihe serivisi zo gusengerwa oya no kumubwira agahinda afite ni nayo mpamvu buriya ubundi nuko ugiye kunjyana mu yindi ngingo nicyo perezida ejo yavugaga ati aba bana tureba ntibagira umuryango ntibagira n'urusengero kuko abo bantu bombi bafite inshingano zo kugota umuntu ntarinde zimwe zirafunze izo zafunzwe nuko nyine n'ubundi n'uwo yajyayo byari buhubuke ubundi minisiteri y'umuryango yagakwiye no buriya no Buriya kugihemba minisiteri abapasiteri y'umuryango. yagakwiye Gukorera kujya hafi mu nabo. mishahara yagakwiye Uruzi kugihemba minisiteri abapasiteri y'umuryango yakaba ifite agahimbaza musyi nk'akabajyanama b'ubuzima iha ubwo abapasiteri na Yego. minisantire mu ishami rishinzwe ubuzima bwo mu mutwe yakabaye ifite ukuntu ihorana n'abapasiteri exactly ayo mafaranga ntabwo ariko pana b'amaparuwasi bari abapasiteri bariya bo hasi bariya bita abashumba oya ndavuga abo ku madini noneho abapasiteri hari uza yirukanka akamwe ati pasiteri wavuze ko nzatandukanywa n'uyu mugabo n'urupfu Yego. ariko ingumi iradutandukanyije ati byagenze bitese akamubwira ati rero reka dusenge imana igufashe uko gusenga ubwabyo ni ukumanura uburakari ndabyumva ngewe agacururuka yarangiza agahamagara na wa mugabo ati muhungu wanjye se umeze uti ati pasiteri ati nta kigenda umugore yarangije ati se ati nubona kanyuze kuncaho tuvugane rwose ati buri urugo rwanyu satana yarwinjiyemo hakaza nawe akamwigisha ariko ubwo ubona uwahuye na pasiteri wabatijwe agakomezwa nk'umuporoso nkanjye kuko hari undi uza akamubwira kubera ko hari undi uza ati akamubwira ati yizire akamubwira ati n'ubundi nararyamye ngo mfate agatotsi ndoto uyu mutinda kwica n'ubundi uyu mugabo ntiyaragukwiye abo bapasiteri barimbukane n'ibitekerezo byabo mu izina rya Yesu twarabavumbuye ariko ubundi abo bantu bahora ku rusengero yego ubundi buriya hari inzu zidakingwa mu mateka insengero urumva ukeneye isume amapasiteri bavuze findi rutwana bivuga mbivuge bivuga niba bitagize icyaha sawa muri itorero sabo ni ingoma ikari ingoma yatwaye umugore w'umushumba hanyuma undi nawe abantu bakajya bahanya mu gitondo pasiteri yatwaye umugore w'umudiyakoni urumva hanyuma rero uretse inkuru urimo urayivanga pasiteri muri ADEPR. uretse gatoya pasiteri n'uyu umudiyakoni uyu ni umudiyakoni njyewe ndi umugore wowe uri umushumba we uretse hajemo abantu inzego zose umwe z'itorero bamutwariye umugore nawe atwara uw'abandi n'ubundi nawe baramutwara bigera ku rurembo oya tangira batwaye bahereye ku mugore wa pasiteri yego sobanura neza iyi nkuru rome bariho wisobanura Ni we reka dufatanye reka nsobanure igice kimwe nasobanura ikindi kubera ko muri uyu mwandiko tugomba kumenyamo inyamaswa y'inkazi niko Yego. byavuzwe ariko pasiteri yatwaye nako umushumba wo ku rurembo yatwaye umugore wa pasiteri umushumba wo ku rurembo aba ari hejuru atwara pasiteri atwara umugore wa pasiteri ayoboye pasiteri nawe avuga ati nanjye si uku nzahora reka ntware intama ncumbye nawe atwara uw'umudiyakoni atwara umudiyakoni hanyuma umugore rero ko najya kurega ku mushumba ageze yasanga y'umugore nanone wa pasiteri ngo kigeze mu mabere uretse gato uretse aravuga ati bya bintu uwo ndega ndende uretse yavuye ahagiye kurega ku mukuru yavuye ahagiye kurega Ururembo pasiteri we ku rurembo agezeyo asanga umugore wa pasiteri arega abakuru nawe mu gitondo akenyeye n'agasumo isume kwa pasiteri umuyobozi w'ururembo bikira mariya w'ikibeho wabyaye umwana wawe ukamubyarana isuku urumva ariko abantu bakwiye kubatizwa bagakomezwa yesu ni ukuri ni kwa ibibazo se mwari no mu kigo bikira mariya sumani watara harya niko muvuga ariko rero hari ahantu ahantu usanga n'undi bicika buriya no mu makorari ukunda gusanga perezida wa korari yaratwaye umugore wa dirijante nawe yaratwaye ziriya ntambara girlfriend wa ziriya ntambara urangura abapasiteri nyine ngo bahagarikiwe amasezerano nyuma y'uko ntabwo bavuguruye bagira n'amasezerano rero buriya abo bapasiteri baba ku kazi bakora nk'akazi ka buri munsi bo barahembwa kandi koko umuntu niba yaretse ibindi byose akaza kuba ariho akora kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu no ku cyumweru akaza amateraniro akirirwa nareba utwo tubazo tundi n'utundi nemera ko akwiye igihembo kugira ngo umuryango wubeho yego noneho rero mbaza uti umushahara wavagaye ko batakoraga
ariko bafite ibikorwa bibyara inyungu. wowe ibikorwa bijyanye Ibi. byihorere Nabyo birimo rega mu nkuru ngo harimo ibintu mu nkuru se ko numvise bakiri kwishyura nyine. umva mbabwire reka nkubwire shada Karame. ni ukuvuga ngo amafaranga bahembaga aba bapasiteri impamvu babakubise shomaje yari amaturo. yego none none insengero zimwe na zimwe yari amaturo yose bayakusanyaga bakabagenera urabona Nyabarongo irakunshumura byose bigahurira yose bayazanaga agahurira kwande Isaiah. kwa Izayi. none Izayi yarenze akavuga toke ayatugezeho nangahe agatera imirwi akabara agatangira akabohereza mu ntara. fuweri yanjye irangana iti Ibyo nabyo barabibara se. communication Umurimo wa Yehova. communication urumva oya niba nta kandi oya niba nta kandi kazagira Akaba yariyeguriye Yehova. akaba yaraje hariya baramuhemba nk'ukuntu na padiri yego bamwishyurira inzu aho aba bakamuha amafaranga y'imyambaro bakamugurira ibyo kurya Imodoka. umuvinyo wabo bivuga ngo hari paruwasi yashoboraga kohereza nka miliyoni urumva Ariko n'umuvinyo nyine nawo burimo. hari paruwasi yashoboraga gutura nk'ituro rya miliyoni rikazamuka none ubu hanyuma ngubu bakabagarurira ibihumbi 200 ariko hakaba hari ahandi hari umushumba batatura iyo miliyoni batura 200 kandi hakenewe gukoreshwa ayo 500 bakabarwana akaba ari igisenge hagiye cyabo wenda kimeze ubundi nabi ibyabo nabyo byari mituweli byari mituweli. none abapasiteri bamwe ngo babakubise shomaje ariko ngo n'abasigaye barimo bati dukurikije uko ibintu bimeze natwe tugiye ariko kugira hari n'abarangije amashuri ya teolojiya harimo benshi bagomba kuba aribo baza kuyobora. n'abarore bigatuma rero ngo abadafite imitima yabo impamyabushobozi irahagaze ntibakiryama. uno ni pasiteri wemewe kuko yaranabyiye Hari n'inguzanyo ngo bakishyura. ya dove se dove Ngo hari n'imisoro y'ubutaka. dore yarabahaga tuve kuri dove Hari na hoteli dore muri Gicumbi. dore i Nyaruguru abaturage baraterana buri umwe ngo akajya atanga 1.5 miliyoni umuturage Umurimo w'Imana. kugira ngo bubake urusengero i Nyaruguru. amafaranga barayatanga imyaka nk'ingahe arangije aza i Kigali kuri banki ejo bundi bavuze bati insengero zitujuje ibyangombwa bahera kuri rwa rundi rwagomba kuzubakwa ayo ngayo bayoberwa ahari. Abarahiye. ubu rero barimo babaye nka wa mukobwa w'umupfayongo ngo yabonye ibicu birenga ati iwacu barantuye nuko ngo habaye ubukwe bamushyingiye ngo babone abantu ni benshi aho ngo ageze aho asubiye mu cyumba abona hariyo umugabo we ati ariko none nababwiye akajagararo kari hano ko hari umuntu uri butakara hatuye iwe ko atatashye kandi ngo aho naho yashyingiwe. Impamo pe. rero ubwo adeperi ngo bimeze bite se soma inkuru Deperi twihuta. dore barakubwira ko hari umweyo ngo imitima iradakwa pastor muri Deperi impinduka zikakaye zatangijwe. Ni inkuru yanditswe n'umuhungu witwa Yohani w'Imana Jean de Dieu atuganira n'umupasiteri cyangwa se umuvugabutumwa uyoboye itorero runaka ryo muri Adeperi akwakiriza inkuru y'uburyo itorero riri gukora impinduka mu buyobozi ndetse bamwe bakaba bari guhagarikirwa amasezerano y'umurimo. Muri Kanama umwaka ushize nibwo urwego rw'igihugu rw'imiyoborere rwahagaritse insengero kiliziya n'imisigiti bitari byujuje ibisabwa bigendanye n'amabwiriza abigenga. Amezi agiye kuba 5 iki cyemezo gifashwe ndetse insengero zigera ku 10 hirya no hino mu gihugu zarafunzwe zirimo n'iz'itorero rya Deperi. Itorero rya Deperi rero riheruka gufata icyemezo cyo guhagarika amasezerano y'umurimo y'abapasiteri n'abarimu b'amatorero yaryo yafunzwe kubera kutuzuza ibisabwa. ariko reka mbabwize ukuri nubwo ugisoma ngo bafunze amatorero Adeperi njya nibuka turi kumwe mu kiganiro kuri RBA n'uwari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'umushumba wanjye w'itorero rya Anglikani mu Rwanda barambwa bati hari insengero twagezeho we mu ijambo rye nk'umuntu wabatijwe agakomezwa yarenza natwe akadukomeza maze amaraso ya Kristo akatweza urumva ndasuhuza abaporoso aravuga ati nanjye hari izo narebye zitwa ko zibarizwa mu maparuwasi yacu nkurwa n'ikimwaro Umuporoso mukuru avuga dogiteri ni ukuvuga ngo hari insengero nawe zabaga zishamikiye ku maparuwasi urumva hariho udusengero duto hirya iriya baba bataragera atariko imidugudu iyo hirya ati nanjye hari izo banyeretse bavuze ngo ni za Anglikani umutima wanjye urikanga nkurwa n'ikimwaro
ntajya basura ntabwo babonaga raporo se oya urumva baza bavuga bati paruwase Yatuye aya n'aya, diyoseze, ntibazane ifoto. bya bindi byose tuve n'ibyo kutura bakavuga abakristo bahari imirimo yakozwe n'iki mu by'ukuri ni nk'ukuntu izo nsengero nto umuyobozi ku rwego rw'igihugu nk'ukuntu wamubwira ngo yagera kuri buri rusengero keretse akoze tuwa nko kwa kundi perezida avuga ati ndasura abaturage uturere ariko ntabwo baba bazifite ari nyinshi usanga buri murenge urufite ntabwo bazizenguruka ariko nyine hari abababanziriza yumva ngo akozwe n'isoni niyo mpamvu avuga ati mu by'ukuri turakora ibishoboka izisanwa zisanwe izo tubona bidakunda tube turetse aho kugira ngo dusubize abantu ahantu hasa kuriya ariko buriya ngo yezu ngo yitegereje dawidi aravuga ngo dore umutima wanjye ukunda kandi wishimira yezu na dawidi imana nyine irebye dawidi uravuga ngo dore umutima wanjye ukunda kandi nishimira kubera ko gutsindwa kuko makosa ye arakwemera adeperi ntabwo ashobora kwemera kuza ngo avuge gutsindwa ariko kuba hari insengero za adeperi zigifungwa kuba hari abapasiteri bakoreye imyaka ibihumbi uyu munsi bakaba bagiye gusoma icyanditswe cya kindi bibiliya yanditsemo harimo icyanditswe abantu batubuza gukora badusomera cyitwa ngo nubwo muri abakene mutungishije benshi barakubeshya nta mukene utungisha undi ntiyagutungisha atese nawe akennye we ariko urumva iyo bashaka kugira ngo dukome dukenere mu rusengero icyo cyanditswe ngo nubwo turi abakene dutungishije benshi none ba pasiteri aba nubwo mwabwirije mugakora imirimo itandukanye nubwo muri abakene ariko mutungishije ba Izayi kandi mu bari gusezerwa ntabwo hariho abo ku rurembo kandi ni twebwe twari isoko ivomera ururembo cyane niba ku rurembo bamuhemba miliyoni n'abatashye hasigarayo umukozi woroheje noneho za miliyoni bayigabanya bato ntabwo byakunda amazi aba make agahirirwa imfizi muri adeperi amafaranga amaze kubura insengero ntoya barazicyura hanyuma abo hejuru bakomeze kandi ubu wasanga iyi kirize bagize batigeze bagabanya mazutu ya Ezayi batigeze bagabanya communication kuko nabo bayahamagaraga bagabanyitse ntibagabanya n'amafaranga y'umuriro ntibigeze bagabanya murumva ibyo bintu byakorwa mwebwe none se niba habaye kirize bagabanyije bahereye bashobora kuvuga ati reka dukore mu yava mu nzu z'itorero zishyuza z'amaduka n'ibiki tuzahura ya matorero yo hasi tuyubaka uko leta ishaka kwishyura umwenda wa miliyari 3 baracyasaba ko abakirisitu aribo bonyine bakivoma amande yo kubaka rya torero uko leta irishaka umurimo w'imana kandi bafite inyubako zihariya mu mujyi n'ahandi hatandukanye reka nongere mbasomere icyanditswe zishyuza kambabwira icyanditswe ariko se warakomejwe ni umuhango w'itorero ntabwo ari nyine ndakubaza ariko umuhango warawukoze reka aho bijya gucikira abana mu muryango narabatijwe urakomezwa n'uwo muhango biremera warabatijwe gusa buriya rero buriya ikikubwira ko umwana agiye kunanirana mu muryango asigara hari ibikorerwa mu rugo ngo atemera ubu urakuze aka kanya rero urutugu rusumbye ijosi ndacyarimo kugenda rero abavandimwe mufite intama hano nimuranga riraza kona ibigori muze kwisubiza mu rwego ntabwo ari parike batanga umugarura nka yanzu yarenze parike reka dusoreze kuri iyi nkuru katuyisorezo dufite byinshi byo kuvuga ariko muri adeperi ngo abadamu babo bo bari kubyinira ku rukoma bari ku idembe babemere ko nabo bazajya basengerwa bakaba abapasiteri ubundi se babuzwaga n'iki gusenga bishingiye ku gitsina umuntu yambariyeho ikanzu cyangwa ipantaro bari babyemerewe kuva na kera mu masinagogi muri biriya ayigendera ariko ubwo watangiye kuyikandagira bibiliya shaho urumva uwayanditse yari umugabo gutekereza umugore yasize mu rugo byari umugore abahagarikiye amasezerano baravuga ko bagera ku 2,000 bose ni abapasiteri abapasiteri kandi bakuze kirize y'abasaza n'abakecuru kandi ngo biriya bintu biraremaza kuko hari umuntu nzi urumva ni papa w'umwe mu bahanzi kazi ufashe umunyamakuru umushyize muri retirement nta kindi umva ariko amagambo wavuze pasiteri ntujye kuzana umwana ni pasiteri oya nta muhanzi kazi izina yavuze yatubwiye ko yabikoze ushyushye nyine ushobora kubirinduka ukamugeraho yatubwiye ko yabikoze kuva muri za 50 ingahe ahagarariye itorero ubwo rero urumva umuntu warukoze akazi icyo gihe kingana gutyo ukaba umuhagaritse bakamubwira ngo taha ni uko nyine bari abapasiteri abantu kandi noneho abenshi baza kudukora nk'iby'abakomvayeri
none abenshi baba no mu mazu yo ku rusengero ubwo urumva ko nawe bagiye kuyavamo barimuka barayasenya benshi aho bahagarikiye amasezerano urumva ibyo ngibyo atari ikibazo. hanyuma hari ubutumwa bugira buti murakoze mu by'ukuri hari ES w'akagari ko mu murenge wa Rambura witwa Dieudonné wapfuye yari afite inka ze yaragije umuturage mu murazibuka inka uretse haje inkuru cya kibazo iyo Ni nkuru zanga- niyanjye muyigendemo gahoro zanga bivuga ko zagurisha iyo nka niyanjye muyigendemo gahoro aha muceceke noneho abantu mwese muceceke Iyo nka akora turayikurikiye. impanuka ya moto atunguwe arapfa atunguwe rero umufasha wa nyakwigendera yaje gufata ibintu biri ku icumbi irambura ubusanzwe ngo butuye Byangabo nibwo umushumba yavuze ko atagishoboye kubona ubwatsi ko agomba kuza gufata inka ze icyatunguranye rero ni uburyo nyuma y'ibyumweru bibiri habonetse uriya muntu uvuga ko yari yararagije nyakwigendera inka ikibabaje rero kubera ko ari amatika acurwa wakwibaza uburyo hazamo gitifu umurenge Salomoni kandi umufasha wa nyakwigendera inka yaraziherewe ku rwego rw'akagari ntabwo ES wa Rambura yigeze abigiramo uruhare urega avuga ko zagurishijwe na gitifu wa Rambura mu gihe inka zagurishijwe na nyirazo umufasha wa nyakwigendera rero nyirazo bavuga umugore wa gitifu rero urega kubera intensiyo afite yo kwanduza amazina y'abayobozi ahitamo kuvuga ko hari umuyobozi wazigurishije mu gihe ahubwo yahawe ubujyanama bwo kugana ubutabera niba koko yemeza ko ari ES w'akagari wigurishije w'umurenge ariko abaturage muri nyine agiye komenti kuzanamo ES wa Rambura gitifu wa Rambura nta hantu bihuriye abaturage muri komenti batubwiye ko uwo mudamu wa nyakwigendera na ES wa Rambura ntabwo aricyo kiganirwa rero reka hano iyi nkuru ukuntu iteye navuganye n'abaturage kuri iyi nkuru ariko mbwira umuntu ndamubwira ngo nanyandikire kuko iyo atabyandika nari bugeze isaha ntakibyibuka wenda ariko ikintu cyabaye ni uko uyu gitifu w'akagari yari afite inka bisanzwe uyu wapfuye wapfuye yakoreraga ahantu ariko atariho acumbikayo yakoreraga irambura atuye Byangabo ariko aho yakoreraga niho hashobokaga kubona ubwatsi icya kabiri nk'umugabo n'inka ze zabaga ziri hafi akabona n'umushumba wenda akavuga ati madamu n'abana ntibavamo iby'inka ntibabishobora n'ikimenyimenyi ni uko yamaze gupfa umudamu akazigurisha kuko urumva atarazishoboye nyine kuzabagaho umugabo yakoreraga zabagaho umugabo yakoreraga noneho inka amaze gupfa umushumba nyine arahamagara ati rero n'umudamu akajya ananirwa kugira ate kuzitaho mu by'ukuri abaturage batangira no kumubwira bati rero izi nka zigiye gukenera hazigurishe n'umushumba aramuga ati rero nanjye izi nka buri munsi baramfata ngo nonesheje nagize ne ntabwo nyizishoboye urumva gitifu naho yabaga ku icumbi naho yakodeshaga ubwo urumva umushumba asigaye ahantu hadafite na nyiraho nta kindi cyagombaga kuba umunyamabanga nshingwabikorwa amaze gupfa w'akagari umugore we yagombaga kuza gutwara ibintu bye harimo n'amatungo aragurisha inka zimaze kugurishwa rero uyu mugabo aza kugaragara avuga ati inka zari izajye ariko tuvugisha ukuri umunyamabanga nshingwabikorwa ubwo yapfaga gitifu w'akagari yarashyinguwe uyu muturage nk'inshuti ye wari waramuragije inka zurumva umuntu ukuvuga ati ndagirira muba muri inshuti itagira uko isobanurwa ku buryo abantu banajya ngo muri abavandimwe umushumba uragiye izi nka birumvikana ko yari uwa gitifu atari uwa nyirinka kuko ntiyigeze ahamagara nyirinka yahamagaye umugore wa nyiri kwitaba imana bisobanura ko yari azi ko inka ari iza gitifu n'umuryango we sinzi niba icyo kintu mucyumva noneho nkibaza gitifu yemeye gucumbikira umuntu anamushakira n'umushumba cyangwa umushumba yagombaga kujyana n'inka cyangwa inka z'uwo mugabo zagiye mu za gitifu nyine zirabana zose cyangwa gitifu yarasanzwe afite inka n'uyu mugabo bose bafite inka mu bintu kagishisha kuri we mu bintu biganirwa na nyiri kurega ntabwo avuga ngo inka barazivanze bananirwa gukuramo izanjye hari aho byumvise zose ari ize ntabyo yavuze iyo nkuru y'uko bavanze zari ebyiri n'izaze ebyiri n'izaze ebyiri noneho nkibaza akavuga wenda ko gitifu yazimwakiriye akazimuragirira koko nk'inshuti ariko se koko n'umushumba yaramumushakije aranamumuhembera kuko uyu mushumba ntiyigeze ahamagara shebuja yahamagaye nyirabuja bisobanura ko yari azi ko inka ari iza gitifu witabye imana n'umugore we waragira inka z'umuntu ukayoberwa nyirazo biragoye kuki uyu mukozi ubundi uyu mukozi nubwo ntamenye icyemezo bazafata ariko ukurikije uko bimeze uyu mukozi arasobanura ko nawe azi nyirinka kuko yahamagaye nyirabuja
ati nabuze ubwatsi. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, kw'inka wumva uyu mugabo yaje umunsi bashyingura gitifu yari ahari, agomba kuba yari ahari. Gusa umuntu ukuragira inka ntabwo yari inshuti. kandi ntabwo yari oya, n'ubundi mu nkuru byavuga ko n'ubundi gitifu yari inshuti y'umuryango wabo. Ubizi? None se umunsi yitaba Imana ntabwo yari ahari, kabibwire abantu bari aho bashoje ngo mu kiriyo cyangwa abantu bateranye ati rero ngomba no gucyura za nka, nyuma yaho hagaruke. ati ndagomba gucyura na za nka. cyane ko yari azi ko aho ngaho gitifu atari iwe, yari ahacumbitse. Yari azi ko acumbitse, yari azi ko wari umuragira inka yitabye Imana umunsi byonyine apfa. Niwo munsi yari buze akavuga ati rero mwabavandimwe mwe mwagize ibyago nimukomere, reka mbafashe izi nka nzitware kuko wamfashaga atakiriho. None yaje inka zaramaze kugurishwa n'umugore wa nyir'urugo witabye Imana. Icyo kintu nacyo kiratera izindi mpungenge. Nubwo utafata igihe yaziye nabyo biratera impungenge, kandi azi ko inka zasigaye ku icumbi hatari no kwa nyir'urugo. Uyu mugabo yicaye iwe atekereza ko umupfakazi ari we umuragiriye inka. Biragoye. Icyumweru kirasha biba 2. kandi yari azi ko umupfakazi atabaho ngaho. Nyine ibyo byose twibaza nibyo ubuyobozi bukwiye kureba bugasuzuma kandi bukamuha umwanzuro w'icyemezo. None atanyurwa nawe akajyana ibimenyetso ku rukiko, yagaragaza nk'ibimenyetso ajya kugishisha inka. Hari abo yajyanye nawe, hari abashumba bamufashije kuzishorera, niwe wazishorereye. Umuntu azanye inka mu rwuri runaka cyangwa azanye inka kuri runaka, nta urushinge hari imodoka yazijyanye wenda cyane zishaka zaragiye n'amaguru, hari uko zagiye, uko zakiriwe. Hari ikindi kibazo, umuhango wakoze, izi nka zari inka zifite n'izazo. Ese nibura uyu muntu yazaga gukamisha, nibura saha amata yagurishwaga niba ari kure y'aho atuye niwe wishyurwaga. Niwe wishyuraga se veterineri. Uyu mugabo agomba kuba yaragaragaye mu gikorwa cyo korora nyakwigendera kiriho. Ariko simbabeshye, niba uyu mugabo yari inshuti ye akaba ashaka kumunyaga atakiriho, simbabeshye pe. Cyangwa umugore niba ashaka kumukuberana nawe, cyangwa umugore akavuga ati ubwo uwo mwavuganye atakiriho kambirangize inama wenda yigiriwe na Icya kabiri nk'uko babivuga nibyo nyambwira abantu ngo niba hari impamvu y'ikibazo muburana, kuba gitifu yagirana umubano n'umupfakazi ntacyo bitwaye, yisha amategeko kurindi. Hari umugore wa gitifu urega umupfakazi, hari undi mugabo yabonye akaba abangamiwe. Umubano ushingiye ku kisikaro watera ikibazo. None se gitifu niyemerewe kugira uwo akunda? Akunda se nta mugore agira we. Ubundi si uwo mubano wumvise ko ari umubano ushingiye ku kugira. Wapfa kubona abagitifu b'umurenge wenda n'ubushuti. Uzute se niba atitwa Yusufu akaba ashaka babiri? Ashobora kuba atanitwa Yusufu ariko ibyo ntabwo biba ari Yozefu. Inkuru ntabwo ishingiye ku mubano. Se nicyo kiganiro. Gitifu abagomba kubanisha imiryango se wajya kujya kumera hari abo yatandukanyije, abantu batandukanyijwe n'urupfu. kandi buriya Samu niba uri umuntu w'umugabo ugaca ku rugo rw'umupfakazi utamubajije icyo umugabo yazize nta kintu. Samu se byihorere. Ewe urumva imico munyohereza imico y'igize ko ari ubuntu bw'umugabo guca ku rugo ukabaza uti kwa nyirakanaka nta nka ziraranye uti ziri n'iki? sibyo mubwire uraye byasaba ko urara mubwiriza. ejo ngo mwarasenze twasenze Imana amasengesho twarasenze. ese umugani wa Samweli nanjye kambe nka Samweli breakfast Yego tata uzi icyo kurya cyari ki mwuka yazamukaga mu cyo kurya. uzi iyo barimo baririmba korari y'abaporoso niyo yari yaririmbye yo mu Kiyovu abo hirya muri hoteli batambika n'udusiyete kuri wa paneperi ya hano iyo ya Beni iyo kubisima se hirya ku bisima ndayizi mu giporoso n'ubundi niko bahita mo kwasemwe n'unguri tugira dutya turaririmba turimba ngo Yesu umukiza ubwo ugendera abandi ntudusige ubwo nge nkaririmba ngo ntabwo ntawe uko naje ubwo nkaba ndimo ndafata akantu nyine uko nagiye siko nari imeze ndafungura mwuka cwamwe tumera neza ariko ne kuba nka ya komedi ya Gasumuni ati bura twaragiye ati dukora ibikorwa bikomeye ati byagenze bitatu mbega imigati ukuntu yangana ati mbega inyama mbega je
aganira ngo ubwo yaravuye muri misiyo avuga icyo abantu bigiye ku bandi. Ikintu cyari hano harimo ubutumwa bukomeye bwaba ubw'abashumba n'icyo ariko cyari twese ubwo twari duhanze amaso ni ubwa perezida wa repubulika. Simabeshye ejo perezida yaganiriye nk'umubyeyi pe kuri n'amarangamutima menshi. we yavuze nka ejo papa icyo w'umuntu. nakunze ni uko ejo yavuze umuryango. Nyine ejo yavuze nka papa w'umuntu, avuga nka sekuru w'umuntu, avuga nka sebukwe w'umuntu Avuga cyangwa nk'uba mu nyirabukwe, muryango. avuga nk'umubyeyi uri mu rugo, avuga nka se wabo w'umuntu, avuga nka wamubonye umupolisi mugenzi wacu, ndamubona. nako nawe mugenzi wacu, umuyobozi wacu. ahubwo ndamubona hariya nabonye brave yari yicaye hafi ndamubona. Urumva ikintu kiri ku muryango, iki kintu mazi tujya tukivuga abantu bakavuga bati mugira amagambo, ariko hari minisiteri zibishinzwe ariko abantu bakavuga ngo none se twabigira dute, none se twabikora ni dute. generasiyo. Aba bantu kubona tutazi ukuntu bameze ubu tubagire dute. Sinzi niba bagenzi bacu bari budufasha ku buhanga bw'ibyuma hari ntuza birakunda byose birateguye kugira ngo twumve amwe mu magambo y'ingenzi perezida yavuze kuntu. Ariko Samu nahereye kera, Samu tujye dukorana ingingo y'umunsi namuzana ibyo mwibariza akanesha umutwe. waburetse Dutinze kuva. none urawuterera rimwe. Oya buretse kwibariza Samu ukuntu ajya anesha umutwe. Sinakubwiye ko umuntu adashobora gukuramo ikote mu bwonko hari ikirimo. Igo. reka tubihere aho ngaho. Sinanabikubwiye. Nawe ngo mbere yuko tubona umuntu yaje ku gasi aba yaravuyeyo kera, kandi ntabwo ushobora kubyuka mu rugo iwanyu, sibyo? Wari usanzwe wambara, wari usanzwe uri umwana uvuga ngo papa aranyica, mama nasanga nkora iki. Nigeze nanakubwira ngo umwana wabaye ikirara kubera amatsinda yagiyemo akora nihisha ngo iwacu batambona. Ariko bari abantu ntitukabarenganye, bari mu cyuho cyanditse cy'ibibura muri sosiyete mu muryango. Hari naho usanga biva mu miryango noneho hagati ya papa na mama. twabyiyumvira noneho ari byo byiza. Samarandakaje kandi we murarakaranye uyu munsi njya mbibona nkurikira ibintu no kuri social media no ku cyo intambara zirirwa zirihuza abana bato bambara ubusa bakajya ku muhanda bakambara ubusa uwambara ubusa ararata iki undi adafite, twese tudafite. Kwambara ubusa nta dini iribaho ryo kwambara ubusa, nta muryango ubaho kwambara ubusa. ariko burya kwambara ubusa ntabwo ari bwa busa, burya bambaye ubusa no mu mutwe, ni ubusa buri mu mutwe. nicyo kibazo, niho bishingira. mbwira rero ukuntu wakwemerera umuryango nyarwanda kubaho gutyo, ukibwira ko nubwo twicaye hano twebwe nk'abayobozi mu nzego zitandukanye, inshingano tuzaba twuzuza ni izihe? ni izihe? tuzibaze ni izihe? ni zambika ubusa abanyarwanda, uko abana tubarera, ariko hari abana, hari abakuru, ari iki, nuko turerwa, uko turera. uko tubarera. reka dutange urugero ku kibazo kiri hano. Mu kiganiro twari twakoze hari kuwa gatanu njyewe nawe ku ngingo y'umunsi, narabajije ngo igihe cyose tutarabona wawa, tutarabona ibigo ngororamuco, ariko umwana akajya igitagata, nyina na se nabo bakagira ahandi bajya, turabashyira hehe? byaterwa n'urungano rw'uwo mwana, ahubwo byaterwa n'inkuru y'uwo mwana. katubanze dufate n'abato nubwo ushaka urungano, ariko uyu mwana ujya kungana w'imyaka 22
ntashobora kwiga ibikorwa akora bisa kuriya ku myaka 20. biragoye ni bake cyane ahera kera akazamuka agakura twese tuvuga ngo uyu mwana ananiranye kambaho urugero numvisha amakuru ntazi niba ariyo kuko ntabwo nabonye urwego rubyemeza avuga ko babana b'abakobwa bitikuraga amavide mu bitsina n'ibindi bikorwa biteye isoni batawe muri yombi bashobora kuba bafashwe na ribu ibyo ni ukuzimya umuriro kanini k'umuriro nyine nisa kanini k'umuriro ko ariko wenda do Ariko- itegeko ribihana da oya Itegeko wiza ribihana da. n'ikitegeko ribihana uriya muntu ubwabyo kugera kuri ruriya rwego yamaze kurenga gukora icyaha nk'uko perezida yabivuze n'ubwonko nta burimo ahubwo ni hehe bari bumujyane kuri sitasiyo ishyiramo ubwonko kuko ari empty ahubwo se serivisi ze ngo hari gahunda ko abana basanze kuri mituweli n'ibintu bamwongerera bashobora imisoro kuba bagiye kujya uyu muntu uko mituweli yongera imisokoro ahubwo sabe natubwire Imisokoro mu mituweli bwonko. irongeramo imisoro n'ubwonko ifite ayure n'ubwonko ariko rero ibintu sikovi yabuze nibyo nukurikirana amateka bariya bose ubona bambara ubusa bariya basirikwiniza benshi bambara ubusa ariko hari n'abatabwambara bariya benshi bambara ubusa nukurikirana amateka uzasanga ari ibintu byo mu miryango dufite byo ikindi hasi kintu wenda perezida ejo yaravuze ngo ntabwo yabivuga byose ngo abivuge no mu mazina yabyo ariko dufite abandi bantu bafite imyitwarire mibi twahaye mikoro duha platform tubagira abasitari kubera ko babaye abo yego ndetse n'ibigo birabiyambaza birabanga ibigo nzira nabibabwiye ejo muri Yego. babwira ngo umuntu tutazi icyo akora Yego. wabaye umusitari mwamuramutumiye mu nama zikomeye zirimo abantu Zose. bazwi Yego. muramuhostinga muramuhamagara mukamutuma undi ariko ko Mwereka yirirwa yashyize publique. ubusa hariya yagize ngo kuri instagram afite Ari- abantu ari benshi icyo yambaye azwiho ubusa oya ngo nuko yirirwa yadututse ngo mwarebye imibare y'abamukurikira ngo aririrwa asobanura ukuntu arongorwa bameze bate ngo cyangwa arongora Barangiye. undi ngo agenda yambaye ubusa ngo undi agenda n'ibindi bikorwa biri mu magambo yabo mukamugira umusitari muratekereza ko twebwe bandi batoya tumureba twese ntiduharanira kuba nka erega abana benshi baramukurikije tuzumva ko kampani zidushaka kubera ko abana natwe benshi tumeze barabakurikije twigira ku birenge byanditse gutya. Cyabatubanjirije. sasa nimubanze murebe urugero rw'abasitari mufite tutazi icyo bakora benshi nibo buzuye benshi ahubwo aba influencer nako tubita tubite influence ariko be influence ahubwo hari influencing icyo ubundi ahubwo uvuga ngo bakwiye kubashyira mu byiciro nimugoroba Yari usanga bari influence. mu macupa bahondana Ahubwo- bafite za kiriki numvise ko babyita ahubwo baragira bati bafite abantu barindagije benshi noneho natwe kuko dushaka kugaragara mu barindagira tukabaha platform bakaturindagiza uzi ko hari n'aba-influencer bafite agahinda gakabije So, aricyo bamenyekaniyeho cyane. yego agahinda kabo gakabije ka trouble mental ariko icyo kintu yiberamo mu buzima bwabo aba bakurikira ugasanga nicyo bamuhositingira bakaba bamwe bavuga ngo ni umuhanga mu bintu yakoraga cyangwa yize uko tumuzi ariko yagize ikibazo cyo mu mitekerereze dufite ikibazo sibyo cy'aho uwo muntu wananiranye cy'aho uwo muntu ukora ibikorwa bitari byiza utuma twishima mushyira kuri pano none ngo arazwi ngo urubyiruko ruramukunda rumukundira iki mbere y'uko umutuma ngo aze gusanga urubyiruko rumukundira iki mbere y'uko uvuga ngo uyu muntu ni umujene kandi ukuzwe na benshi bamukundira iki ngo hari imbaga imurinda yewe utuma twishima twebwe ngiye sikoviya nkaba ndi kuri youtube bati sikoviya akurikirwa n'abantu benshi bankurikiraho iki ahubwo sosiyete izwi y'ubucuruzi kumufata ikamumarika ku byapa yumva ko biriya bitemfiriwensi undi mwana mushiki we cyangwa murumuna we impamvu kampani y'ubucuruzi imufata ikamushyira ku cyapa ni uko izi ko sosiyete n'abashinzwe Bararangarira. baramwemeye baraharangara bamwemerera mu kibi cye noneho rubanda rumurangariraho ariko dufite ibintu byinshi impamvu uyu mwana agomba kwambara ubusa akaza ni uko ari bubone abaforowazi benshi namara kubona abaforowazi benshi ejo muzamushyira ku rutonde rw'abati ko bitabira inama rw'aba cy'amahugurwa abantu bakomeye rimwe na rimwe bari bamuhe buhembwe n'akazi amafaranga kandi nawe aragashaka cyane cyane rwose ahubwo amatelefone ujya ubona si bo bayamamaza se n'ujya ubibona twa tuntu twadukina so badukina ibibazo biri mu muryango hari n'abayobozi ngo bakora amakosa ashingiye ku guhunga inshingano mbere y'uko tuvuga ku makosa urabona abanya rimwe na rimwe barengana Okay. barengana uri twumve barengana twitaye ubyumva abayobozi Mumerewemo. ubona batabarengana bararengana abayobozi se tubwire ntiteranya tubwire reka uko byamugiyeho Umuyobozi, gushyikirana ukuntu ajyaho niko akora
Yes. bamuganiriye nabi kandi izuba ryari rirenze. iyo ngingo irakomeye Ntikize. uko ajyaho Hajya gute turi kuwa mbere iko wa mbere bari uko ajyaho niko akora cyane. ajyaho atesa ko Uzi uko perezida bajyaho? njyewe niboneye urugero rwa Kambogo uzakorera umuntu. Ibyo nibyo yavuze ariko. niwe wari wamushyizeho uwo muntu yari yatowe ntago yaje atowe n'abaturage ngo aze akorere umuntu. ubundi buriya Kambogo yaje atunguranye. hari undi muntu wari ugiye kuba meya wa Rubavu nuko njyewe n'umuntu witwa Ingabire Makere kuri Twitter ndavuga nti simba beshya umuntu namenye ko ari bube meya wa Rubavu namuba mwese musome icyanditswe kivuga ngo Rubavu gushira ishyano. hashize akanya Makere araza ati niba ari uwo nguwo koko Sikovi tugende uwa Rubavu naba mpunzi. n'abavuye muri ako karere tubiganira dutyo mu rwenya ariko ubwo n'inyuma mu gikari batangira kubisuzuma abantu ibintu biracika baragosora bati ninde muntu wundi bati Kambogo arinjira. none se ntabwo ubwo rero uwo wabisuzumye akagira none gutya se ntabwo ejo bundi twumvaga perezida asubiza ku kibazo bamubajije ku kijyanye n'abayobozi akaba yahinduwe. Sam, ejo bundi nabwo yahinduwe ati hashobora no kuba bamo kutubeshya mu kumurambagiza adafite ubushobozi ariko perezida kuko umuntu yajyaho neza adafitinga abo barambagiza ejo yagisubiyeho aravuga ati hari amakosa ati kuko turi abantu dukora twese dukora. yego icyo nanjye ndacyemera niyo cyane rwose ngewe none mpera ku wa mbere mvuga nkageza ku wundi kuvuga ngo Scovia yavuze nabi ntabwo bigize inkuru ahubwo nuko ntamenye ko navuze nabi nicyo cyaba ikibazo. abankikije ntihagire ubimenya ubimbwira ukora arakosa ahubwo ikibazo ku wa mbere uvuze ikintu ku wa kabiri niyo ndirimbo ku wa kabiri nicyo usubiyemo ku wa gatatu ntabwo urimo ukora ikosa ufite ikintu urimo ukora noneho byarangira ngo tukavuga ngo yewe ngo ibintu ndabona bikomeye none ngo reka tujye gusenga Imana idufashe. perezida yavuze ati yaba ati nubwo ngewe nkibona bigikomeye ku kuvugana nayo wenda bamwe bari aha ngo bo bafite uko bavugana ati bafite amahirwe atari ko kuri nge mbona bikigoranye atariko Imana iyaba yavugaga yagiye ikamaza atariko ko naguhaye iki nkaguha iki ugarutse gusaba iki ahubwo ko wasabwaga gukora ibi kugira ngo ibyo usaba ubikure mu byo ukora. niba hari intuza mwabivuzeho hariyo umukuru w'igihugu yabivuzeho amasegonda nkeka nka 44 kugira ngo tumwumve niyanditseho abayobozi gutyo dufite byinshi ku buhanga bw'ibyuma niba bafite rero twebwe nk'abantu mu byo dushinzwe mu bushobozi butandukanye dufite ariko bufite aho bugarukira ugomba gusubira inyuma utari kumbikoresha iki ba bandi bavugaga who have arrived where there is no such arrival kuko niyo mpamvu niyo waba wagezeho ashakaga hari ahandi hagusaba kugera igihe uriho biragusaba guhora ubona aho ugomba kugera ushaka kugira ngo uhagere ugomba yego ngira ngo nibyo yasobanuraga ni byinshi mu biganiro byacu bitandukanye ndetse no kwa rubanda turaza kubisubiramo no mu biganiro bitandukanye tuzakomeza kugenda tureba ingingo ku yindi kuko yavuze ibintu byinshi kandi by'ingenzi bikomeye kuri iki cyumweru ni ingarukamwaka buri kwa mbere mu kwa mbere k'umwaka tuza tuvuga ngo nitwe duheruka kugusaba uturindire ubuzima nuko urabiduha biruzura natwe Mana twaje nuko igihugu cyose tuba tuvuga ngo Mana twaje gushima ko twe n'abacu dushimira ko waturinze n'ibindi byinshi bitandukanye reka wenda tujye mu zindi nkuru iyi tuze kuyigarukaho ku karubanda turarikira abantu kuza kuyigarukaho ku karubanda kubera ko Sam aryama karataha kare nk'inkoko y'umweru araba yagiye numva ntago ari butube tutayivuga Sam afite inkuru nyinshi reka duse nkaho twambuka gatoya perezida Tshisekedi ku wa gatanu yakiriye abadiplomate ubwo ni ukuvuga ba ambasaderi ba militari atashe babandi bose bakora muri ambasade yakoze kijya kumera nka wa musangira n'ubundi ni umusangira ariko iki kintu ni mwana nitugaruka unyibutse nyisubiraho mbwire Rashidi
hano mwese mu kiganiro karubanda n'ababwiye ngo ubwo perezida yakiriye aba bantu ntabwo bitwara iminsi ingahe ariko atabakiriye nicyo gihe murambwira ngo ese ko mbona ibirahure bisa erega ntihavugira ibintu murangije nanjye mbonye ibirahure bisa murambwira ngo Kayikwamba ngo yarabakiriye no Aho urumva mwatangira minisitiri w'ububanyi n'amahanga arabanza akavugana nabo bigendanye na briefing n'ibice byose ariko nabo nyine akabaganiriza n'abanyamakuru n'ibice byose hanyuma perezida akazajya akorana nawe uretse tundaza gushaka aho mwabivuze yewe ntimukajye mumubwira erega niyo wabibona nyine se kusisibiranya bwawe ari ubwa mbere Baragusisibiranya. hanyuma ndabona perezida Tshisekedi nyine icyo gihe ari kuganira n'abo badiplomate yatangaje ko hari umurongo utukura atarenga wo kuganira na M23. Ligne rouge. aravuga ko atazaganira na M23 ati tuganire Yego. imirwano irakomeje inyeshyamba zinjiye mu gice cya kabiri Yego. kizinjiye mu ntara ya kabiri nubwo iyo babanjemo batayirangije Yego. wenda ntibarafata umurwa ariko mukuru nabonye wayo muri n'ibindi komede tugitangira ngo mu gitondo byabyutse bikubita ikinyamakuru cyitwa Jeune Afrique baracyarwana n'ubundi Jeune Afrique yatangaje ko M23 yamaze gufata agace kitwa Rumbishi yagafashe ku wa gatandatu aho ngaho muri ako gace yafashe ni muri teritwari ya Karehe mu ntara Kivu Kivu y'Amajyepfo yego bahafashe ngo ku isaha y'isaa 11:30 aha ngaha rero ngo ni mu birometero bisaga 170 mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'umujyi wa Bukavu ubwo nibashaka kujya gufata ikibuga cy'indege cya Kavumu ubwo niho biri abasesenguzi mu bya politiki niko bavuga nabo kuri izi ngingo hanyuma ndabona muri Tanzania naho muri CCM ni ishyaka riri ku butegetsi Chama cha Mapinduzi Chama cha Mapinduzi yahoze yitwa niba ari TANU icyitwa Tanganyika ibintu nk'ibyo ubwo se ko ngo turashoje kubera iminota isigaye ntacyo ariko wagira icyo tubwira hari amakuru ufite Kongo. urumva ejo icya mbere ejo hongeye kwirwa imirwano mu kibaya mu kibaya ariko hari n'andi makuru tutarabona ntibabyita batayo ntibabyita batengo ya 21 bivuga ko yari yateye yari yateye batayo sinzi uko babyita ariko ngo ni diviziyo ya 21 ubwo abazi ibyabo ubwo diviziyo bazi icyaba cyagwereze ko umuntu areba nabi ndabe ntabyo Hewe nuko Kongo sinzi ko bajya bavuga ko itagira ni kako n'ingabo ngo zibiriya kako mu Rwanda ngo ibyo ziburinyirazuba ibyo ni ibitangazwa n'uruhande rumwe diviziyo ya 21 rero niba ariko babyita ntumbaze bivuga ko ejo iri mu bateye imurenge yego nabonye ibitangazo umuvugizi wa M23 ari kwirakw'iza barateye imurenge baza kwataka nyine makanika n'ingabo ze ubwo abagore baba bari mu misozi ngo bavuza amadebe bavuza induru kuko ngo rusaku narwo hari igihe ngo rubafasha yego makanika nawe iminsi kaka video kajya kazenguruka niwe ugeze kuvuga atabavuga ngo baravugira twirwaneho n'abanyamurenge ati abatuvugira n'abahagaze mu marembo y'iyi mihana yacu barwana n'abandi ati naho bari kuri WhatsApp n'ahandi nkaho muvuga ibyo bintu mubihagarika ahubwo abarwana ku bwoko bwacu ndabona n'itangazo rya twirwaneho niryo ku itariki ebyiri ariko ndabona ari Kanyuka warishyize ahagaragara arimo atangaza ko hari ibirimo bigenda biba ku itariki 19 iminembwe avuga ko hari amashusho n'ubundi agaragaza ko hari ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa abasirikare bagera ku 2,000 n'iyo diviziyo bamanutse rero aribo bagiye kurwana na Red Tabara na twirwaneho bivugwa ko twirwaneho nk'uko bari babitangaje byavuzwe na Masunzu mu kiganiro Genero Masunzu yagiranye n'itangazamakuru avuga ko twirwaneho Red Tabara M23 RDF nabo bari imurenge bagomba naho kujya kuharwanaho bakahabohora ubwo rero mu by'ukuri kandi koko iyi ntambara yaba ifite ishingiro kuri leta ya Kongo kubera ko baravuga bati niba intara imwe inyeshyamba zitujahaje turangaye hakaba impamvu ituma izi nyeshyamba zigira uko zihura n'izindi twagorwa n'iyi ntambara gusa nyine igitangaje muri ibi ni uko Masunzu ari uyoboye ingabo zizajya hanaba nabo wumva boherejeyo ni nibuka izina ry'uyoboye izi ngabo zigiyeyo nawe ni umwe muri bo
yego yego byanga bikunda ubwicanyi buzakorerwa abanyamurenge niharamuka harudekaraye ko ari jenoside leta ya Kinshasa izasobanura ko habaye ubwicanyi hagati y'ubwoko bwabwo ntabwo ushobora kuvuga ngo jenoside yabaye ku bantu bamwe badafite ikibatandukanye bazavuga ati habaye kutumvikana habaho ubwicanyi habaye imirwano abantu basubiranyemo ariko kuvuga ko umunyamurenge yishe undi ngo ubyite jenoside byo ntibizakunda niyo mpamvu Kinshasa irimo yoherezayo abayoboye bene wabo. Ubwo rero niyo mpamvu nabwiraga ko muri Tanzania perezida w'icyo gihugu n'ubundi usanzwe akiyobora yitwa Dr Samia Suluhu Hassan inteko idasanzwe y'ishyaka CCM yongeye kumutorera kuzayihagarara mu matora ntabwo bumva 100% nta n'umwe wavuze ko hoye kuko abandi bantu bose muri CCM bararwaniramo imbere ariko bikarangira beberaje ku buntu n'intambara ziba zivuze ubukungu nyama koperative ntabwo nk'amakoperative ku musozo rero reka tugarure gahunda yacu mumaze iminsi mutuma ntayibuka gushaka kugenda utavuze ukuntu u Rwanda rwanze ko hakorwa umuhanda wa gari ya moshi turukangura ukagera tubivuga mu minota 5 nyuma yaho batoyu ariko Samia amaze gutorwa anasaba ko umunyamabanga w'ishyaka yego SG nyine yamubera vice perezida yitwa Mpango niba ari Mpango Philippe ushyira ukuntu biba bimeze aho ngaho perezida weguye n'inde Tanzania ukuntu biteye perezida agomba nyine niba ari perezida ari umusilamu uyu munsi ubwo nyine umwungirije agomba kuwitava mu bakristo basangiye ubutegetsi bashingiye ku idini kuko nta bindi bintu babo bagenderaho hanyuma nabonye Amerika igirira icyaha ikavuga ati u Rwanda rwitambitse amasezerano y'umuhora witwa Lobito uyu muhanda kutanyura mu Rwanda rugezayo amaguru rugezayo amaboko utanyura mu kirere uwo muhanda wagomba guca Kigali se Kigali hese wagomba guturuka muri Angola ukazamuka mu Kongo yose na Zarumbashi hirya Zambia none ngo yarawitambitse rwose muri fi rwose rwitambitsemo ruterwa rugakoraho reka mbasomere inkuru wenda dusoreze kwereka abantu izo nkuru turazisoma ku Rwanda ibwiye Amerika bavuga kandi nibwo no munsi Trump ari bufata ubutegetsi ari burahire turaza no kumva umugabo hano les provocations continues de Kigali ces violations répétées des accords et son soutien actif au M23 disons-le clairement compromettent la crédibilité de ce processus mais permettez-moi d'être parfaitement clair. La République démocratique du Congo ne se soumettra jamais aux pressions d'acteurs extérieurs tentant d'imposer des conditions contraires à nos intérêts et à notre souveraineté. Nous ne cesserons de réaffirmer notre position. Le dialogue avec un groupe terroriste comme le M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. turaza kugarukaho nimugoroba ibyo bintu mubireke nimugoroba turaza tubabwira inkuru zirahari nimugoroba tuza yanavuze ku buryo atorwa ureke ibihugu byanyu bikinamico munshakire ubuhanga rwose reka mbise muravuga ngo ni ato mwicare ubundi mubidushyire mu kinyarwanda ibi bintu mubidushyire mu kinyarwanda Romeo na Sam hanyuma mubidushyiriremo neza iby'ingenzi hanyuma ku buhanga bw'ibyuma namwe mudushakire amafoto y'amatora cyangwa birukangana agasanduku se ibintu by'isanduku cy'imashini tuzanire ibyo bintu byose tuze kubiganiraho hanyuma n'amatora y'i Kigali nayo mudushakire tubihuze tuvuga ngo nubwo buri umwe yaba afite uko akora ibintu bye ariko hari ibiteye ipasi hari n'ibipfunyaritse hanyuma tugiye Gitarama Gitarama Kamonyi Muhanga Ruhango twagiye abayobozi ariko amajyepfo ntarasozwa abayobozi abagize komite y'akarere ka Ruhango Habarurema Valens meya w'akarere ka Muhanga n'uwambaye rinete akurikiwe Rusiribana Jean Marie Vianney vice meya ushinzwe ubukungu Alphonsina Mukangenzi umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage rero bo mu majyepfo mu Ruhango by'umwihariko uyu aba nibo bayobozi banyu nimunahura ujye umubwira uti ndakuzi nubwo uducaho ukajya ngo ntitwakumenye
twazanye undi niki Tuzamuke kibaho ngo Muhanga. visi meya sosiyare aha aha rero hako rero bino none niho bitondetse neza ureke Ruhango n'ahandi hose Ruhango se twanyuze bitondetse nabi gute nyamara biraherera ku mugore hano ubuse- none bitangire ku mugore aha none se si Oya, ho honyine Ruhango umugore aba yarayivuri aha si ho honyine asohoka ari umugabo bimeze bite nta wundi burya- gupfa kubona bashyira umugore mo hagati si ho honyine asohoka ari umugabo biragoye Muhanga none nako Kayitare Muhanga Jacqueline Jacqueline ariko nawe ariko mbona vora ayifite nawe Eh, hanyuma ntarazi oya nawe ntizirutse ni ariko samugira amagambo komeza Eric Bizimana Bizimana Fede visi meya ushinzwe- ushinzwe ubukungu umugabo n'ibirombe ni umugabo Gilbert ashinzwe imibereho myiza y'abaturage tubonye umugabo ushinzwe imibereho myiza y'abaturage iyi mpamvu abagore wabonaga bajya inyuma igihe cyose ni uko abagore ngo ntibashoboye ekonomi tugende ntumbaze igitsina niba aricyo kibafasha Kamonyi ego uyu wo hagati we ariko arica umuntu neguriza nawe wagira ngo neze dogiteri umudefanseri gatatu niyo ngira uziyeri ni umuyobozi wungirije ushinzwe oya hera iterambere kuri dogiteri Dr Noyensoje ni umuyobozi w'akarere umudefanseri niyo ngira w'aka karere uziyeri umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe ubukungu n'iterambere mu karere ka Kamonyi ndetse na Uwiringira Marie Jose umuyobozi w'akarere wungirije umunyamakuru kaza ariko ariko aka karere yadushyize ku ipanu ni amakuru mushaka cyangwa ninjye mushaka aka karere Cyokora kakunze- ariko Yagiye niyo abigiriye uriya inama. uziye arabe yarishyuye amashuri abubatse amashuri Reka na ntabwo bya bi- bikorwa byose bindi kuba bahora bavuga. atarabishyuye se byamutwaye iki Nguki? kuba atarabishyuye byamutwaye iki aka karere Bibazwe n'ahayo. kerejwe no kugera bimubaza iki se ko Bibazwa nawe nkande. wavuga ati ibyo bintu muvuga ngo atuye inaha vuba abaturage baranze ngo atuwo batanze nabi mu cyaha vuba komeza aka karere kerejwe kuyobora kugira muri nyobozi abanyamakuru n'abadogiteri hariya n'abanyamakuru uyu munyamakuru njye nigira inama kutagira ikintu muvugaho n'akarere ayoboye Eh, pe Yego. ubundi se si ibi ngibi ibindi numvisha abandi bari bugirane Turaza ibibazo kubigarukaho nigira ku inama ndavuga ngo Karubanda. sinzaza muri abo ibisigaye utaje turaza uzahera kubigarukaho inyanza umanuka i Nyanza harya Harya i Nyanza ntitwavuyeyo. hasigaye i Nyanza mu majyepfo hasigaye i Nyanza nyamagabe twavuye na nyaruguru twavuyeyo nahuye twavuye na nyamagabe twanyuze nyamagabe yo mu nyanza yo muyizana tukavira Nyanza se nayo bayizane se ntayo dusoze. bafite hafi Oya, irahari nta kintu kidahari buriya nyanza irahari we ubu niba yizane vuba dusoze tuvanga twangiriza amajyepfo Amajyepfo tuyamaze. tuzayibonera. ntayari tuzayibonera ikintu Yeah. nibuka meya wa nyanza urumva ngo yagiye kugira intuza noneho ngo ajyana na ntuza noneho basanga na ntuza ngo baragize biba biragize turasoza Birangira gutyo nyine. biba birarangiye ubu rero natwe turabashimira ubu natwe turadusoreje hano nuko birangiye nuko tugiye turaza gusubira mu bindi biganiro bitandukanye n'amakuru yacu hano kuri mama rwa Gasabo TV mukomeze kugira ibihe byiza mukurikirane gahunda zacu kuri uyu wa mbere umwana mwana we naramubonye raporo y'urwego rw'ubutabera igaragaza ko mu mwaka w'ibihumbi na makumyabiri na kabiri bibiri na makumyabiri na gatatu inkiko zo mu rwanda zakiriye ibirego by'ubutane bisaga 370. iyi mibare yerekana ko iki kibazo cy'ubutane kigenda gikomera kuko mu mwaka w'ibihumbi na 2018 bibiri na 2019 ibirego nk'ibi byasagaga gato 1,300. uku gutandukana ubwabyo ni ikibazo gikomeye kuko bisenya umuryango, ariko aho gikomerera cyane ni uko kigira ingaruka zikomeye ku bana zishobora no kubahungabanya ubuzima bwabo bwose. usibye kuba gutandukana kw'abashakanye kwambura abana uburenganzira bw'ibanze bwo kurerwa n'ababyeyi bombi bari kumwe, hari naho usanga ababyeyi benda gutandukana cyangwa batandukanye bakoresha abana nk'intwaro yo guhangana hagati yabo. buri wese cyangwa umwe muri bo agaharanira kwereka abana ko undi atabakunda kandi ko ari we nyirabayazana w'amakimbirane bafitanye. gishingiye ku bibazo cyakira, ikigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana kigaragaza ko bamwe mu batandukanye bahitamo guhimana ntibongere kwita ku bana. uwishyuraga ishuri akabihagarika, n'uwatangaga ibitunga abana ntiyongere kubitanga. ibi byongeraho ko ubana n'abana afata icyemezo cyo kubima mugenzi we akanga ko yongera kubabona mu buryo ubwo ari bwo bwose. ibi bikurikirwa n'uko umubyeyi wimwe abana nawe akora ibishoboka byose ngo abashe kubabona, rimwe na rimwe akajya kubafata ku ishuri cyangwa akabategera mu nzira bavayo, akabatwara kandi akabajyana aho mugenzi we adashobora kumenya, byanaba ngombwa akabahindurira ishuri agamije ko mugenzi we nawe atongera kubabona. ibi byose usanga bijyana no kumvisha abana ko undi mubyeyi ari mubi cyane kandi ko bakwiye kumuzinukwa burundu nk'utakibaho. imigirire nk'iyi igira ingaruka zikomeye cyane ku bana kuko usibye kuba ibaheza mu gihirahiro, inabavutsa urukundo rwa kibyeyi, ikabateramo umutima mubi, ikabangiriza amarangamutima kandi ikabahungabanya.
muri make iyi migirire ibangamiye bikomeye uburere n'imikurire bikwiye umwana. Inzobere mu by'imikurire n'imitekerereze y'abana zivuga ko ingaruka zabyo nazo ziba nyinshi cyane, zaba iz'igihe kirekire cyangwa kigufi. Iz'igihe kigufi zirimo gutera abana kwigunga, kugira imyitwarire iteye inkeke nko guhora mu makimbirane n'abandi bana no kunywa ibiyobyabwenge n'ibisindisha. Izi ngaruka zirimo kandi gutsindwa mu ishuri no kwishora mu buzererezi, kwiyanga no kwiyahura. Naho ingaruka z'igihe kirekire zirimo kutagira umuntu n'umwe umwana yizera mu buzima, kuko ababyeyi akabaye yizera kurusha undi muntu uwo ari we wese baba baramuhemukiye. Ibi bituma kubana n'abandi bimugora cyane, ku buryo nawe aba afite ibyago byinshi byo kutazarwubaka ngo rukomere. None se babyeyi, ni iki cyatuma kutumvikana kwanyu mubitura abana mwabyaye mubakunze kugeza ubwo mubateza ibyago nk'ibyo twarondoye? Iyi niyo mpamvu ikigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana kibagenera ubutumwa bukurikira. Igihe munaniwe kubana nk'abashakanye, nimuzirikane ko bitabakuraho inshingano za kibyeyi ku bana banyu, maze mukomeze muzubahirize, kandi mwirinde gukoresha abana nk'intwaro yo kubabazanya hagati yanyu, kuko ibyo bigira ingaruka zikomeye ku bana. Nimuzirikane ko ntacyo ubutane bugabanya ku burenganzira bw'abana bwo kwitabwaho n'ababyeyi bombi, kandi ko ubutane butambura umwe mu babyeyi inshingano zo kubitaho. Umwana wanjye ishema ryanjye, ni ubutumwa bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana NCDA.